reka ntangire nkuramutsa kandi nkwifuriza ibihe byiza mukunzi wa Menya Ukuri Radio&Tv. Nkuko bisanzwe mumaze kubimenyera, reka nubundi ngushimire kuba wahisemo kudutegera no kubana natwe kuri none. Ni iby'agaciro cyane kubana namwe buri gihe, biratunezeza kandi birushaho gutuma dukora cyane ngo tubazanire ibyo mukunda, kandi tuzi ko muba mukeneye muri benshi cyane. Dukomeza nako karirimbo keza k'umusore w'Imurenge kitwa ngo ni umwanzi w'Imurenge, k'umusore witwa ngo ni Kado Karumeri. Akaririmbo keza cyane gakoze mu buryo bw'umuco wa Kinyamurenge, abantu nshishikariza cyane kugashaka mukagategera. Hanyuma nubundi mbabwira yuko tuzanye ikiganiro ciza kandi muza gukunda muri benshi. Umuntu arashobora kwibaza ngo ese insanganyamatsiko cabuze icyo tuganiraho kuri none ni igiki? Kuri none rero tubazaniye ikiganiro c'ingenzi kandi ishobora kuba risije idakunda gukorwaho cyane mu bwoko bw'Abanyamulenge, ariko y'ingenzi cyane ndetse ahubwo yagakwiriye kwibandwaho cyane, abantu bakayongeramwe imbaraga mu kuyivugaho cyane. Kuri none tugiye kuganira kuri crisis, leadership crisis iri mu bwoko bw'Abanyamulenge. Leadership crisis bisiguye iki mu Kinyamulenge? Leadership crisis dushobora kugenekereza mu Kinyamulenge tukavuga yuko ari ubukene bw'ubuyobozi. Cabuze kuba hariho ubukene, ikibazo cy'ubukene bw'ubuyobozi bwiza. Leadership crisis mu bwoko bw'Abanyamulenge kubundi kandi wovuga ngo ni ubukene bw'ubuyobozi bwiza mu bwoko bw'Abanyamulenge. Nibyo wabyumvishe neza, ico nico tugiye kuganiraho kuri none, ubuyobozi ndetse n'ubukene bw'ubuyobozi bwiza buri mu bwoko bw'Abanyamulenge. Reka tugaruke mu kanya tukuramburira ikiganiro cyacu. Nkwibutsa ko nubundi kuri mikro ukiri kumwe n'umwarimu wanyu mukunda muri benshi, Professor Rutikanga. Mbere yuko twinjira mu kumenya ubuyobozi niki no kubusigura, reka tubanze twibaze bimwe mu bibazo bigaragaza ubukene buri mu buyobozi cabuze mu bwoko bw'Abanyamulenge. Cabuze ubukene bw'ubuyobozi bwiza mu bwoko bw'Abanyamulenge. Ikintu cya mbere dushobora kwibaza cyavuze kubaza abadukurikiye, turabaza ngo ese kuyora abantu bigomba gukorwa gute? Usanga kenshi mu bwoko bw'Abanyamulenge umuyobozi ayobora abantu, cyabuze ayobora organisation y'Abanyamulenge, ayoboza ibimuvuye mu mutwe no mu bitekerezo byiwe. Ikindi gushiraho amategeko, mbese amategeko n'umurongo ngenderwaho bishirwaho nabande.
akenshi mu Banyamulenge bishirwaho n'abayobozi ndetse agashirirwaho inyungu z'abayobozi mu gihe byakagombye gushirwaho n'abaturage ku nyungu z'abaturage. Kuyoboresha amarangamutima apana umurongo ngenderwaho wanditse utunganijwe neza w'umuryango cyavuze organisation iyo ari yo yose mu bwoko bw'Abanyamulenge. Kwishimira kuyoborera abantu mu mwijima ukabatwara buhumye batazi ibintu na bimwe, batazi ngo iki niki, iki gikorwa gutya, iki kigenda gutya, iki gikwiriye kugenda gutya na kuriya. Ubuyobozi cyabuze abayobozi bakishimira yuko abantu batwarwa mu mwijima cyabuze buhumye, ibyo bikabanezeza. Iyo bije ku kibazo cyo kugira umuntu utumva kimwe n'ubuyobozi cyabuze n'umuyobozi runaka, bigenda gute mu bwoko bw'Abanyamulenge? Ni hehe habaho umuyobozi utegera abo badahuje ibitekerezo akabaha umwanya, hanyuma agakombina n'ibyo we yizera kugira ngo arusheho gufata imyanzuro myiza? Twibukiranye yuko nta muntu mu isi udakosha, kandi buri muntu wese aba afite ibitekerezo, ndetse hari igihe iby'umuyobozi bishobora kuba atari byiza, iby'undi muntu aha yatanga akaba ari byo byiza, byagakwiriye kugenderwaho bikagirira umumaro organisation, ariko ntiyumvwe. Ibyo ngibyo n'ibindi byinshi cyane ni bimwe mu bintu bigaragaza sinye yuko mu bwoko bw'Abanyamulenge hariho icyo bita leadership crisis, ubukene bw'ubuyobozi bwiza mu bwoko. Hanyuma rero kuri none iki kiganiro reka tuvuge yuko gishobora kuzaba ikiganiro kirekire gifite ama episode atandukanye, ariko kuri none turaza kwibanda cyane kuri style nka 7 cyabuze ibice 7 bizwi bihurirwaho n'abantu by'ubuyobozi. Ibice 7 by'ubuyobozi bibaho ku isi, akenshi usanga abantu benshi bari mu buyobozi bakunda gukoresha. Kugira rero ngo tuzagere ku mwanzuro w'ibyo ubwoko bukeneye, reka tubanze dusobanurira abantu bamenye ku isi yose bikorwa gute, nubuhe nizihe nzira cyabuze nubuhe buryo bwa leadership bukoreshwa, cyabuze uburyo bw'imiyoborere. Ubuyobozi ni iki? Cyabuze se leadership. Uko iminsi igenda ihinduka niko usanga na definition y'ubuyobozi cyabuze imiyoborere igenda ihinduka. Uko iminsi irushaho kugenda ihinduka niko niki kintu citwa leadership cyabuze ubuyobozi kigenda gihinduka.
umuyobozi ubu ntabwo akireberwa mu ishusho yuko agomba kuba ari umuntu w'umunyembaraga ufite influence iyo kubwira abantu icyo bakwiriye gukora ndetse n'icyo badakwiriye gukora, ahubwo kuri ubu abonwa nk'umuntu ufite ububasha bwo kuyobora itimu cyabuze kuyobora abayoboye akabajana mu cyerekezo cya nyacyo kandi abayoboye abahagaze imbere cyabuze akabaje imbere. Muri ino minsi rero uko ibihe bigenda bihana ibindi, hariho uburyo abantu bashobora gusobanura ubuyobozi umuntu yo kwibaza ngo ese ni iki. Ubuyobozi nabwo bugenda buhinduka bitewe na natire cyabuze ubuzima ibyo tureba, bitewe nuko umuntu yaremwe cyabuze uko ibintu bimeze, nibyo akenshi usanga nanone bigenda bidefinisa ubuyobozi. Ubuyobozi nanone bugenda buhabwa ubusobanuro bugiye butandukanye bitewe nyine n'ibihe nk'uko twagiye tubivuga. Bitandukanye cyane nuko abantu benshi bizera ubuyobozi ntaho buhuriye no kugira igiti cyabuze ukaba ufite umwanya runaka aho uyobora, haba mu mirimo yawe ya buri munsi muri za company se cyabuze muri organisation uyoboye, ahubwo ubuyobozi bwiza ndetse bubereye usanga ari ubushobozi bwo kuba ushobora kurema abantu ukabaremamwo icyizere kiri positif, kwigirira icyizere mu buryo buri positif, ukabibateramwo ukabitera mu buyoboye bose, ubatera courage iyo kugira ngo mukorere hamwe mugere kuri cya kindi mwiyemeje kugeraho. Mu majambo meza cyane, umwe mu bagabo bakomeye cyane, Nelson Mandela, wabaye perezida wa mbere w'umwirabura w'igihugu cya South Africa, yaravuze ngo umuyobozi ni nk'umwungeri ngo agume inyuma y'umukumbi, hanyuma akareka ngo intama ya yindi iri imbere y'abandi igenda imbere, hanyuma ngo izindi zose zikayikurikira, ngo ariko ntizigere zimenya yuko ziyobowe, nubwo ziri imbere ariko hari undi muntu uhaye uziyobora ari inyuma yazo. Kuri ibi bintu by'ubuyobozi rero, reka tuze twinjire mu buryo burindwi bukunda gusa naho bufatwa yuko buri common cyabuze buhurirwaho na benshi cyane mu isi yose, aho usanga ariko abenshi mu bayobozi bagenda bisanga muri izo kategori uko ari zirindwi cyabize icyo twakwita ngo ni leadership styles. Bavuga yuko mu isi izizwi cyane kandi zihurirwaho na benshi ari nka zirindwi. Ahasigaye rero akenshi usanga buri muntu wese style ahitamo kuyobora gukoresha mu buyobozi bwiwe ikunda kenshi cyane guhuzwa n'imiterere y'umuntu ndetse n'ubumenyi bwiwe, uko abona ibintu nuko abyumva. Ngikomeza kukwibutsa yuko iyi ikiri Menya Ukuri Radio&Tv, aho turi mu kiganiro kigiye kwibanda cyane ku nyigisho za leadership, cyane tuvuga icyo bita leadership crisis mu bwoko bw'Abanyamulenge, cyabuze ubukene bw'ubuyobozi bwiza mu bwoko n'ubundi bw'Abanyamulenge. Nubuhe buryo rero burindwi bukunda guhurirwaho n'abantu benshi ku isi, ndetse n'iki busobanura? Uburyo bwa mbere cyabuze style ya mbere ya leadership ni yitwa ngo ni autocratic leadership style. Iyi leadership style ikunda cyane guhuzwa n'imyaka ya kera cyane, akaba ariyo isa naho imaze igihe
ishaje ariyo isobanurwa yuko usanga umuyobozi ashaka kwishira kuri centre ya buri kintu cyose. Iyo tuvuga ngo centre ya buri kintu cyose ni ukuvuga ngo iyi leadership style ni imwe muri leadership style zo mu bwoko bwa kera, aho usanga umuyobozi ashaka kugira ngo akantu kose agakontorore ahayoboye, usange ibintu bikorwa byose niwe binyuraho, niwe ufata imyanzuro, niwe ubwira abantu ibyo gukora, ntawe agisha inama, ndetse akumva yuko icyo ashaka kigomba kuba kandi koko akagipushinga, cyavuze akaba akagisunika mu bantu kigakorwa, akumva yuko ari we ugomba kuba ari kuri centre ya buri kimwe cyose gikorwa. Mugire mutya, iki ntimugikore, kiriya kigomba gukorwa gutya, iki ni ukugikorwa. Akenshi usanga bene aba bantu bumva yuko aribo ba nyiri imbaraga zose, bakumva ariko aribo ba boss, ugasanga ibyo bakora byose barabyikorera kandi nibo babyifatiramo imyanzuro. Bivuga ngo nta kugisha undi muntu inama, nta kumva ibyo undi muntu avuga. Ubu buyobozi cyabuze iyi style nk'uko twabivuze yitwa ngo ni autocratic leadership style. Mu buryo bubabaje cyane rero, iyi autocratic leadership style, iyi nibwo buryo nahamya yuko akenshi buri mu bwoko bw'Abanyamulenge. Iyo wumva abari mu myanya y'ubuyobozi bakubwira ngo ibi bikorwa gutya, ibi bigenda gutya, ugomba kutubwira, ugomba kuducaho, namba ushaka kugira icyo ukora, namba ushaka kugira akantu utekereza katugezeho, ibyo bigaragaza yuko umuyobozi aba ari muri iyi style yitwa ngo ni autocratic, aho buri kintu cyose kigomba kumunyuraho, ari ugomba kuvuga ngo iki ndacemeza, iki nicyo kigomba gukorwa, iki ntikigomba gukorwa. Mu bwoko bw'Abanyamulenge iyi niyo leadership style. Niyo uvuze ngo umuyobozi, nico bahita bumva benshi, bakumva ngo abantu ntibumvira umuyobozi igihe wenda batanze ibitekerezo bitandukanye n'umuyobozi, cyabuze badakoze ibyo umuyobozi runaka avuze, ico gihe bagashinjwa yuko batumvira ubuyobozi, batubaho ubuyobozi. Nyamara ubu ni bumwe mu buryo bw'imiyoborere bushaje cyane. Bamwe mu bantu bagiye bakoresha ubu buryo barimo abantu bitwa Donald Trump. Uyu Donald Trump bivugwa yuko ari mu bantu cyane bumva uyu murongo wa autocratic leadership style, akaba cyane ngo ari nabyo yakundaga kandi no mu miyoborere bye akaba ari byo yakoresheje cyane. Iyi autocratic leadership style rero usanga akenshi imunga abantu, ndetse ugasanga iragorana cyane, abantu ntibayibonamo, ntibanayumva cyane, kubera ko nk'uko twagiye tubigarukaho aho isi igeze n'igihe turimo, usanga abantu cyane bagukiye imitekerereze yo kugira ngo basangizwe ibintu, bagishwe inama, baganirizwe, bagire uruhare mu kwifatira imyanzuro, aho bitanyuze ku muntu umwe wumva ameze nk'aho ari umutegetsi, ari umwami, ubwo abandi bose bagomba gukurikira ibitekerezo bye. Nk'uko twari tubivuze rero, ubu nibwo buryo cyane buri common mu bwoko bw'Abanyamulenge, nibwo bushirwa imbere, niho usanga benshi cyane mu bayobozi ashaka ngo dukore ibi, ashaka ngo bigire gutya, bigende gutya. Igihe bitabaye ubwo ngubwo hakaba kwitwaramwa, kwikoma abantu, hakaba bamwe bigizwayo, hakaba bamwe basubizwa inyuma, kubera yuko ngo bashirwa mu gatebo k'abantu ngo batumvira ubuyobozi, cyabuze badashigikira ubuyobozi. Reka tuze dukomeza na style ya kabiri y'imiyoborere.
style ya kabiri ni yitwa ngo ni democratic leadership style, uburyo bwa demokrasi. Iyi leadership style itandukanye cyane n'iriya twavuze haruguru. Iyi yo involving abantu, cyabuze ihusisha abantu baga participa mu buryo bwo gufata ibyemezo ndetse no kuganirwaho kw'ibikorwa. Hanyuma iyi nanone yiyambaza abantu bafite ubumenyi n'ubuzobere mu bikorwa runaka, cyabuze bafite ubumenyi runaka, hanyuma bakagira uruhare muri ibi bintu. Ikindi kandi ubu buryo bw'imiyoborere cyane bwibanda cyane ku kintu cyitwa communication. Usanga habaho communication nziza cyane, ari nayo ishirwa imbere cyane. Abantu bakaganirizwa, bakabwirirwa ibyo bahaye bakora, uko bigomba gukorwa, bakabisobanurirwa, hanyuma bigakorwa. Ibi rero kandi bisaba ko umuyobozi aba ari umunyabwenge, akaba afite creativity, ndetse ari n'umuntu ushira mu gaciro, kandi ari n'umuntu nyine umerita kuba umuyobozi. Uburyo bwa gatatu bw'imiyoborere rero twihuse, hari ubwo bita ngo ni coaching leadership style. Coaching leadership style, uburyo bwo gutoza. Ubu rero bufatwa cyane nkaho bukunda kuganirwaho cyane, ndetse rimwe na rimwe abantu bakabujaho impaka. Abantu bakibaza namba koko ubu buryo bwo gutoza kuba nk'umutoza ari uburyo koko bugomba kwemerwa nk'imiyoborere, cyabuze koko abanyina ari umuntu w'umutoza atari umuyobozi. Ariko cyane ubu buryo bwa coaching style bwagiye bugaragara cyane yuko ari uburyo butanga umusaruro mwiza kandi bukora cyane, ndetse bugatanga umusaruro mu buryo buri direct n'uburi indirect. Bamwe mu bantu bagiye bakoresha ubu buryo bwa coaching nko muri Afrika, twavuga umugabo witwa Julius Kambarage Nyerere, perezida wa mbere wa Tanzania. Bivuga yuko Tanzania yabonye independence bitanyuze mu ntambara, ngo ahubwo uyu Nyerere yagiye azenguruka mu bijiji bitandukanye, agenda yigisha abashefu, abatoza, abasobanurira umumaro wa independence, wo kwigenga. Abashefu barabyumva, abibacengezamo, babicengezamo bari bayoboye, hanyuma baje gusaba independence, cyabuze ubwigenge ku bazungu. Abazungu ngo barabyemera, babahereza ubwigenge. Iyi yitwa n'ubundi coaching leadership style, aho umuntu atoza, hanyuma muri timu agahakikisha yuko buri wese yisanga muri timu, hanyuma akagenzura uko ibintu bihaye bikorwa, kandi agenda ahugura abantu. Iyi akenshi ikunda gukoreshwa cyane mu makampani menshi, cyabuze mu maorganization menshi. Aho batoza abantu, bakabatoza gukora umurimo kandi bakawukora neza, kugira ngo bazanire umusaruro organization. Iyi nanone isaba abakozi, bituma abakozi bakorana motivation, bituma abakozi bisanga mu gikorwa bahaye bakora. Ikindi yongera kandi cyane imbaraga mu gukora no gushaka ubumenyi. Ikindi bituma cyane abantu barushaho kwiyumvamo organization. Ikurikiyeho niyo bita ngo ni strategic leadership style. Ubundi buryo bw'imiyoborere ni ubwitwa ngo ni strategic leadership style, uburyo ubuyobozi bushingiye kuri strategy. Iyo usomye ugakurikirana ubu buryo bwa strategic leadership style, usanga ari uburyo bisaba yuko umuntu yinfluence abantu, yamara kuba influence ba bantu bwabo bakumva ikintu runaka ashaka yuko kigomba gukorwa, noneho ba bantu bagafata umwanzuro
wo kugira ngo bihusishe na cya kintu cyabuze bakore cya kintu kandi bakagikora kigatera imbere. Mu buryo rero mu ncamake ubu buryo bwa strategic leadership style ni uburyo umuyobozi cyangwa uze busobanura ko umuyobozi aba afite ububasha n'ubushobozi bwo gusobanurira abantu vision mu buryo buri strategique, akabumvisha n'umurongo neza abantu bakawumva, hanyuma bamara kuwumva bagakurikira vision kandi bakishimira cyane kuba bashobora gufasha kugira ngo ubwo buryo bugerweho cyabuze bushirwe mu bikorwa, cyabuze ico bashatse gukora kizagerweho. Ubu buryo bwa leadership bwa strategic leadership style nanone butuma abantu bari muri team cyabuze muri organisation biyumvamo, cyabuze bakiyumvamo ibikorwa ndetse bose bagafatanyiriza hamwe gushaka uburyo bwiza buzatuma ya vision igerwaho. Muri make ubu buryo bwa leadership strategic leadership style bw'involvinga cyane kuba umuyobozi afite icyerekezo, asobanukiwe iyo ahaye ava n'iyaja ndetse naho akeneye kujana abantu akabacengezamwo vision bakayumva cyane, ndetse bonyine ubwabo bakihitiramo kuba bofatanya kugira ngo ya vision igerweho. Ubu buryo bw'imiyoborere rero buhereza umuyobozi umwanya wo kuba yo traininga itimu cyabuze abakorana nawe, akabahereza ubushobozi bwose bushoboka ndetse n'ibyo bakeneye byose kugira ngo bazabashe kugera kuco biyemeze. Kandi ugasanga nanone yarebye kure igishobora kubangamira ico biyemeje, akaba kakibonera kure bakacigaho bakagikura mu nzira kugira ngo bakomeze bagere kuco bashaka. Strategic leadership style ikindi kandi irema abayobozi benshi, ituma abantu benshi biyumvamo ubuyobozi ndetse nabo ubwabo bagahaguruka bakayobora abandi. Ugasanga nambura umuyobozi, akenshi usanga umuyobozi mwiza yimiritipliya akiremwamwo abandi, ugasanga uyoboye abantu bose ariko uriya nawe akaba ayoboye abandi, uriya nawe akaba ayoboye indi team, ugasanga wenspiye abantu benshi kuba abayobozi. Uburyo bwa gatanu rero bw'imiyoborere ni ubwitwa ngo transformational leadership style, ubuyobozi buzana impinduka. Ubu buryo rero bwa transformational leadership style akenshi ubu buryo nibwo abantu usanga ahubwo abantu benshi biyumvamo kandi bahora bashaka cyane, kuko ubu bumwe mu buryo bw'umuyoborere buremamwe abantu inyota ndetse n'umuco wo gukunda gukora, ndetse bukaremamwe n'abantu uburyo bwa communication bwiza, abantu bakaganira bakigirana communication nziza nka team, ndetse ugasanga cyane abantu ubu buryo bw'ubuyobozi barabukunda cyane. Ubu buryo nanone busaba cyane ko umuntu agomba kuba umuyobozi, agomba kuba ari umuntu w'umuyobozi uri strategique, ufite vision, ufite icyerekezo kandi w'umunyabwenge uzi icyo ashaka cyane. Ndetse ubu buryo akenshi buharanira impinduka, igihe hari ibintu bigakorwa igihe kinini bikagenderwamo abantu bakeneye impinduka, cyabuze baragendeye mu bintu bitagize aho bibakura naho bibajana, iki gihe ubu buryo bw'imiyoborere buriyambazwa kugira ngo abantu baharanire impinduka. Ubu buryo rero bw'imiyoborere buzana impinduka nanone cyane bwibanda cyane ku gushiraho
icyerekezo cabuze ibyo bashaka kugeraho binini cyane kandi byagutse, ndetse bagashiraho n'igihe ntarengwa cyo kuba babigezeho, bakabiharanira bose nambari team, bakiyemeza ikintu kinini cyane gihambaye, ndetse bagashiraho n'igihe, bakavuga ati iki gihe runaka tugomba kuba twabigezeho kandi tukabigeraho ku gihe. Muri ubu buryo rero bw'imiyoborere izana impinduka, abayobozi usanga bashiraho ibintu biba challenging, cabuze ibintu bituma bakora cyane kugira ngo barusheho gukora cyane, ndetse na team babashe kugera ku bintu runaka bashaka yuko bageraho. Uburyo bwa gatandatu rero bw'imiyoborere nubwo bita ngo ni laissez-faire leadership style. Ubu buryo rero ngo laissez-faire leadership style, mu Kingereza dushobora kuvuga yuko byosobanura ngo let me do leadership style. Ubu buryo rero naho umuyobozi akenshi afata responsibility akazishira mu bantu, cabuze mu bamambre ba timu yiwe, akabaha ububasha runaka, akagenda bagenera inshingano, cabuze bakigenera inshingano, hanyuma za nshingano akagenda zishira mu bari muri timu yiwe, noneho ba bantu bakagenda bagakora ku bwabo, nta ubahagaje hejuru, ndetse nta ne ubakoma mu nkokora. Ugasanga barakora bisanzuye ku bwabo, bakagenda bagatekereza, bakaba creative, bagakora ibintu bakabitunganya. Umuyobozi yashaka no kugenzura akaba yagenzura buke cyane, ariko nabwo buke atari cyane, ariko akabareka akabizera, yarangiza akabaha ubwisanzure, bagatekereza, bakagenda bakazana resulta nziza. Ubu buryo rero bwitwa laissez-faire leadership style butuma abantu cyane muri team bagira innovation, ndetse bakumva bari flexible, sinzi flexible mu Kinyamulenge uko twabivuga, bakumva baribohoye cyane kukuba bokora, ndetse bagakora mu buryo bazana creativity, kandi bakumva bari motiva ubwabo, ndetse bagakora cyane, ugasanga ko barazana impinduka nziza, ndetse bazana n'umusaruro mwiza. Ubu buryo rero ni uburyo cyane usanga abakunda kuba muri iyi team aba ari abantu usanzwe bafite experience, cabuze bafite ubumenyi, noneho umuyobozi mukuru, cabuze umuyobozi akabahereza inshingano, ba bantu bakagenda bagakora, atabahagaze hejuru, cabuze atabagendaho, noneho bakazana umusaruro. Ibi birababohora, kandi burya abantu bafite ubumenyi n'ubushobozi ndetse na experience, icyo baba bakeneye nuko bashira ibitekerezo byabo n'ubumenyi bwabo mu bikorwa kugira ngo bazane umusaruro mwiza. Ubu buryo umwe mu bagabo bakunze kubukoresha cyane uzwi mu mateka n'umugabo witwa Mahatma Gandhi. Bivuga yuko yakundaga cyane kandi akizerera muri ubu buryo bwa laissez-faire leadership style, cyabuze let them do. Kuko twagiye tubivuga, let them do leadership cyangwa laissez-faire leadership style ni uburyo nyine ureka abantu kababohora, hanyuma
bakagenda bagakora bakazana umusaruro mwiza, dore ko ubu bafitiye icizere kandi ubuzi yuko bafite buri kimwe cyose bakeneye kugira ngo bazane umusaruro mwiza muri organization. Uburyo rero bukurikiyeho bwa karindwi ari nabwo wenda tuza kurangirizaho kuri none ni bwitwa ngo ni charismatic leadership style. Ubu buryo rero bwa charismatic leadership style ubu ni uburyo bw'umuntu umuyobozi uko aboneka, uko yambara, uko yitwara, uko asa, bikaba ari byo bikurura abantu kuri we. Abare akenshi bakunda cyane gukoresha uburyo bw'uko baboneka, uko abantu bashobora kubibonamo bitewe nuko bitere, hanyuma bakatrakita abantu benshi bakabakurikira bashingiye kuko bavuga, uko bipresent imbere y'abantu, uko bambara, noneho bigatuma baja imbere y'abantu hari aho abantu bababona, abantu bakabakurikira, abantu ugasanga barabahururiye cyane bakabazaho. Akenshi ibingibi ubu buryo bwa charismatic leadership style bukoresha cyane image y'umuntu, nuko umuntu aba yifitiye icizere. Ubu buryo nanone kandi bufatwa nka bumwe mu buryo buri hasi cyane bw'imiyoborere, kuko butaramba kandi aba benshi cyane mwisi usanga batabuha agaciro, batanabwiyumvamo cyane, nubwo bukoreshwa na benshi, ariko ntabwo abenshi cyane mu bashakashatsi ndetse n'abantu bakurikirana inzobere mu bintu by'imiyoborere ntabwo baza babuha amahirwe cyane. Ubu bufatwa nk'uburyo dushobora kwita mu Kingereza ngo ni one man show, aho usanga buri muntu wese asanga umuntu umwe ari uraninga ibintu, akaba ari hariya akavuga agakora ibi, ugasanga niwe nyiri byose uko ameze, ngo abantu bamukurikire ku byo avuga, ku miterere ye, ngo abantu bamukurikire uko yambara, cyavuze kuko yipresent imbere y'abantu. Umwe mu bayobozi b'Ubuhinde, Premier Ministre w'Ubuhinde witwa Narendra Modi, afatwa cyane nk'umwe mu bayobozi bakoresha ubu buryo bwo kwipresent imbere y'abantu, akavuga amajambo aryoheye abantu, akipresenta neza, maze abantu bakamukunda, ikivunge cy'abantu kikamukurikira, nuko bikamushimisha cyane. Ubu buryo nanone cyane busaba yuko bene uyu muyobozi uri charismatic agomba kuba ari imvuzi nziza cyane, ndetse azi no kwiyitaho mu myambarire ndetse n'isuku. Imbuto zanyu zari nziza, nitwa kwibagirwa ko. Hanyuma rero turangiza tugera kuri conclusion, imiyoborere ni ingenzi cyane, haba aho ukorera, haba mu gihugu, haba muri organization iyo ari yo yose, haba mu ikanisa, ahantu hose ubuyobozi ni ingenzi, ariko bisaba ubuyobozi bwiza, ubuyobozi buhuza n'abantu, ubuyobozi abantu biyumvamo, ubuyobozi butikubira, ubuyobozi buhusisha abantu bose bisangamo, ubuyobozi wisangamo ugatanga igitekerezo uzi yuko ugitanga kikumvwa, kigahabwa agaciro, nubwo kitagenderwaho ariko kikaba cyahawe agaciro. Ubuyobozi ni ingenzi cyane.
ikindi twakongeraho nuko ubuyobozi burigwa cyane, ugashakisha ubumenyi ukabwiga, ukiga imiyoborere, ugahitamo imiyoborere myiza. Noneho ibyo bituma organisation ikura, kandi mu gukura kwayo igakura yubakiye kuri fondation nziza. Igihe uhisemwo cyabuze umuyobozi ari umwe mu bagendera mu buryo bw'imiyoborere bupfuye, cyabuze budakwiriye, usanga nanone ibyo yubaka bitaramba, cyabuze bitagira impact nyinshi cyane kuri organisation. Ku bayobozi rero nimuhitamo, muzahitemo neza uburyo bumwe muri ubu mwakoresha bushobora kuzana impinduka mu ma organisation yanyu, mu makanisa, mu byo mukora bya buri munsi, dore ko twavuze yuko ubuyobozi bukenerwa mu buzima bwa buri munsi ndetse no mu ngo aho abantu batuye. Hariho ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza yuko umuntu ni produit ya leadership, ni produit y'imiyoborere. Uko ukora ibintu, uko ubivuga, uko witwara, usanga uri kuyoborwa mu buryo bumwe utazi, dore ko uko ukora ibintu ni resulta z'uko watojwe, z'uko wabwiwe, z'uko wigishijwe. Ndabashimiye cyane. Yari Professor Rutikanga, umwarimu wanyu mukunda muri benshi. Iyi yari Menya Ukuri Radio&Tv. Reka tuzabonane muri parti zikurikiraho kuri iyi serie twatangiye yitwa Leadership.